Ndagusuhuje cyane ngo haye ikaze muri video yo muri aka kanya aho tugiye kugaruka ku kintu gikomeye cyane, ikintu gikunda kibaho mu buzima, ntabwo ari kuvuga yuko kitabaho. Ngisasire gute? Reka mbanze ngisasire. Reka nkubwire ngo mu Rwanda rwo hambere hakundaga kubaho ibintu nakwita nko gusangira umugore. Ni nabyo byatumaga kera ukunda kumva habaho imvugo ivuga ngo abaturanyi babyara abana basa, nuko umugabo muturanye yashoboraga kuba yarakoze imibonano n'umugore wawe hanyuma akakubyaraho umwana. Wabyara umwana usa n'umuturanyi wawe, just umwana bari wo muri urwo rugo, bakavuga ngo abaturanyi babyara abana basa. Atari ko abaturanyi babyara abana basa, ahubwo ari ko umuturanyi wawe ashobora kugira icyo yimarira mu rugo rwawe. Ibyo ngibyo byo ntabwo byabaga bishishikaje cyane cyangwa bishimishije niba ariko nabivuga, ariko mu Kinyarwanda turabizi yuko byashoboraga kubaho yuko mushuti wawe ukomeye, wa wundi mwanywanye, aza mu rugo rwawe ashaka kugira icyo yimarira, hanyuma agasiga inkoni ye ku muryango, agashyiraho ingofero ye, akagenda mu nzu akagira ibyo yimarira n'umugore wawe. Wahagera wabibona ukamenya ngo iyi nkoni n'iyi ngofero ni ibya mushuti wanjye ari hano, ukaba wiheje ugashaka ahantu ujya hanyuma ukaza kugaruka. Ubu ngubu rero ibihe byarahindutse, natwe abanyarwanda umuco wacu ugenda ukura, twabaye civilize, ntabwo tukiri abantu basangira abagore gutyo, ntabwo tukiri abantu bakazanura, ntabwo tukiri abantu ibyo ngibyo byose byaracitse. Ariko nubwo byacitse, ikindi noneho cyagiye kiza gisa naho kiremera ahubwo kurusha ibindi, ni ikintu kijyanye no gucana inyuma hagati y'abantu babiri bashakanye, kandi ugasanga kera twabifataga nkaho bisa naho ari bisanzwe ku ruhande rw'umugabo, ariko ku ruhande rw'umugore nabwo biri kugenda byiyongera, cyane cyane ko icyo gihe cya kera ubwo twabifataga nkaho iyo ibyo byakorwaga hagati y'abagabo b'inshuti zabo, umenya bitaravugaga ko umugore yaciye umugabo inyuma, kubera ko nyine ubwo yabaga ari affaire y'abagabo, n'abagabo hagati yabo bafite nyine ukuntu babyumva n'ukuntu babikemura, ariko ntabwo byarebaga umugore icyo gihe. Uyu munsi rero umugore biramureba iyo aciye umugabo we inyuma, ntabwo ari uko umugabo we aba yemeranyije na mushuti we yuko hari ikintu ajya gufata mu rugo iwe, ahubwo nuko umugore aba yabigizemo uruhare cyangwa se yabigizemo ubwo bushake. Ikintu rero abantu bamwe babwira bagasa naho batacyumva neza, ni icyo kintu cyo kuvuga ngo mushuti wawe, inshuti yawe wowe nk'umugabo, indi nshuti yawe y'umugabo ishobora kuba ari iguca inyuma ku mugore wawe, ugasanga mu yandi magambo mu Kinyarwanda turavuga ngo yakurongoreye umugore. Ntabwo wamuhaye uburenganzira, nta n'ibyo azi, nta n'ubwo yanabikubwira, kuko bikubwiye mwahita mubishwanira bikomeye. Muri iki gihe umugore n'uw'umugabo umwe, abikubwiye rero mwabishwanira bikomeye, cyangwa se niyo atabikubwira uramutse ubimenye mwabishwanira bikomeye, ariko ntibibuza ko bibaho. Ugasanga wa wundi wakekaga ko ari inshuti yawe ikomeye, inshuti magara, ni we ahubwo wakurongoreye umugore. Ntabwo byoroshye. Ahangaha rero uyu munsi muri video ngiye kukubwira ngo ni ibihe bimenyetso ushobora kureba ukavuga ati uyu mugabo w'inshuti yanjye, niba umugore wanjye batarakoze imibonano, ubwo ngubwo no kuvuga yuko ari kumutereta, kandi umugore wanjye akaba arimo kubyemera, cyangwa se yaramuteresemo kimwe arabyanga, ariko yarabimubwiye, icyo cyifuzo yakimugejejeho, kandi ashobora kuba akimuhatiriza, nanone aracyamuhatiriza. Ibimenyetso ni ibihe rero? Iyo umugore abyanze, ibimenyetso bisa naho bitandukanye, ariko uyu munsi ngiye kugaruka ku bimenyetso byerekana ko uyu mugabo w'inshuti yawe magara ari gutereta umugore wawe, kandi umugore wawe ari kubyemera, cyangwa se byararenze, byageze ku yindi ntera, ahubwo ntabwo ari kubyemera gusa, ahubwo baranaryamanye. Ikimenyetso rero cya mbere ntakuka ntasubirwaho, ni uko uyu mugabo w'inshuti yawe magara ashobora kuba yarakundaga kuza mu biganiro byawe n'umugore wawe kenshi, kubera ko nyine ni umuntu mumenyeranye, ni umuntu w'inshuti yawe magara, yakundaga kuza mu biganiro byawe n'umugore wawe, ariko ubu ngubu byarahagaze. Hari ukuntu umugore yakundaga kumukomozaho bitewe n'ibyo mukorana na gahunda zitandukanye, n'uburyo akunda kuza mu rugo n'ibindi, ariko ubu umugore wawe ntakimukomozaho, ntakimuvuga, kuri we yararuciye ararumira. Niba umugore aruciye akarumira, bivuga yuko afite ubwoba ko ashobora kwivamo, ko ashobora kunyerera ururimi rukanyerera, akaba yagira ibintu avuga byatuma umukeka. Kugira ngo utamukeka rero, umugore konsi y'amata nabitekerejeho atabanje kubipanga,
ahita aruca akarumira wa mugabo ntiyongere kumuvugaho. Icyo ngicyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko uyu mugabo w'inshuti yawe magara cyangwa se w'inshuti y'urugo magara harimo akantu hagati ye n'umugore wawe kandi ko bashobora kuba bararyamanye. Hanyuma rero mu gihe umugore yakundaga kumuvugaho wenda ari utangije ibiganiro, cyane cyane ko akenshi abagore aribo bakunda kuvuga utuntu dutandukanye two hirya no hino tutagize n'ikintu tuvuze, tudafite n'agaciro, kuganira puru kuganira, usigaye umukomozaho wowe mugabo ari wowe umuzanye mu biganiro byawe n'umugore bimwe bisanzwe nta n'indi intention kuri inyuma, nta kindi utekereza, ukamukomozaho, hanyuma umugore wawe ukabona ahise atungurwa cyangwa se ukabona buzi icyo avuga, donc mu yandi magambo ukabona ntago ashaka kumuvugaho ibintu byinshi, n'ibyo agusubije ukabona bisubije nk'uwikiza ariko ashaka guhita ava kuri iyo sije. Uwo muntu mumurekeraho kumuvuga, muhite mwikomereza muvuga ibindi, ugasanga ahise akujyana mu bindi mu buryo bwihuse, wa wundi ntimumutindeho. Icyo kintu nusanga kirimo kubaho uzakibazeho, wibaza impamvu, nushaka uzagikurikirane cyangwa se nutanagikurikirana ushaka ukundi ubigenza kugira ngo icyo kintu kiri hagati y'umugore wawe n'umugabo w'inshuti magara gikemuke cyangwa kivemo mu maguru mashya kitaragera kure. Hanyuma rero ibindi bimenyetso ni bigaragara igihe noneho mwagiye muri rwa rugo, mwasuye urugo rwa wa mugabo w'inshuti yawe, urugo rwa wa mugabo w'inshuti y'urugo, noneho murahagera. Ese aho ngaho iyo muhageze hari ukuntu umugore wawe yajyaga yifata, ubu ngubu iyo muhageze yifata gute? Ese aracyifata nka mbere? Urabona agerayo agasabana ye yasahinda amuhobera uko yishakiye. Uyu munsi niba yarageraga akamuhobera uko yishakiye, arimo aranga kumuhobera, ugasanga atangiye kumuha umukono, cyangwa se ugasanga ashaka no gusa naho abikwepa ukuntu, ubwo rero ibyo byose by'impinduka zishobora kuba mu myitwarire y'umugore wawe zari zisanzwe ari ibintu bisanzwe, ariko ukabona byabaye big deal, hita umenya yuko buriya hari ikibazo gisa naho kiganisha ku gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa guteretana hagati y'uyu mugabo w'inshuti yawe n'umugore wawe. Ese iyo muri kuganira hanyuma wa mugabo akaba ari gufata ijambo akavuga, ubona umugore wawe arimo amureba nk'abandi bose agatega amatwi iryo jambo, cyangwa se ubona ashaka kureba hirya, ashaka kubika amaso, cyangwa se ubona niyo yaba atari kuvuga basa naho barebana rimwe na rimwe biyiba, ibyo ngibyo ni ibimenyetso bizakwereka yuko uyu mugabo nubwo ari inshuti yawe magara ashobora kuba arimo gutereta umugore wawe, cyangwa se mu kimwe yanageze kure barangije gukora imibonano mpuzabitsina. Ni icyo ngicyo ndashaka kugukanguraho uyu munsi nkubwira ngo wihuma wirangara. Hari ibintu bishobora kuba birimo gukorwa hagati y'umugore wawe n'inshuti yawe magara utayikekeragaho, ariko kubera ko uzikora inshuti yawe magara nyine ibyo bintu utabikeka bikaba byatuma koko bikomeza kubaho ntubimenye. Menya yuko rero nabyo bishobora kubaho ku nshuti yawe magara. Menya ko inshuti yawe magara ishobora kuguca inyuma ku mugore wawe, ubwo rero ntuzagire ngo ni ibintu bitabaho. Nicyo nashaka kugukanguraho uyu munsi. Ushobora guhita umbaza uti se shangazi none mbimenye nakora iki? Of course ugomba gushaka icyo ukora, kubera ko burya iyo umenye ko umugore wawe ari mu nzira zo gushaka kuguca inyuma, ikintu nakubwiye gikomeye cyane kurusha ikindi nuko aba yabuze keya yuzuye iwawe. Wihita umbwira ngo ngewe mba nyimuha, hari ibibura, hari bya bintu bigaragara byo gutanga keya biba bibura, bya bindi byo gutanga keya uko umugore abyifuza, apana gutanga keya wowe nk'uko ubitekereza nk'umugabo. Iyo utanze keya nk'uko ubitekereza wowe nk'umugabo, hari byinshi umugore atabona, hari byinshi atabona bimwereka ko umukunda atabona, cyangwa se adaha agaciro yumva ko ari inshingano zawe. Umugore rero aba akeneye kubona keya mu buryo bwa kigore nyine nk'uko ayishaka nk'umugore, kumubwira ko umukunda kandi kenshi kubimwandikira se kuri za WhatsApp z'iki gihe zateye, uko kumuhobera ukamukomeza, uko kumusoma, uko utuntu dutandukanye duto turyoshye cyane, kumushimira iyo yagukoreye ibintu neza, kumwibutsa yuko yambaye neza, umutaka we nk'umugore. Utwo ni utuntu dutanga keya, kandi iyo umugore afite keya nibwo yumva urukundo rwawe nk'umugabo, kandi iyo umugore yiyumva mu rukundo rwawe rwose nk'umugabo biramugora kuba yashukwa n'undi mugabo ku ruhande, kubera ko buri gihe undi mugabo ku ruhande aba yumva iyo atangiye kuzana ibintu bimeze nko kumutereta aba yumva ameze nk'umutera ishoza, aba yumva ameze nk'utumva ibyo ari byo. Burya umugore kugira ngo amanaginge kuba yumva afite keya zuzuye ku bagabo babiri icyarimwe ntabwo bikunda kwemera, haba harimo byanze bikunze umwe ubeshywa
kandi akenshi cyangwa se umwe atayumva, umwe atumva keya ye ku buryo bwuzuye. Niyo mpamvu rero iyo afite ahari kuyumva ku ruhande hanze nuko mu rugo rwe aba atari kuyumva byuzuye. Intwaro rero ibikomeye yo kuhita ugarura umugore wawe bwangu ni kumuha keya yuzuye, akayibona ukayimuhata, urukundo rwawe akongera akarwumva, yamara kurwumva noneho agatangira kumva ko wa wundi nta kintu amubwiye. Burya ntabwo ari uguhita usakuza, ntabwo ari ukuvuga ngo ngo kuki ngo nci inyuma ngo burabura ngo uza n'umujinya ngo noneho ngo ahita amenya ko nabimenye. Icyo ntabwo ari cyo gisubizo burya kirambye, nta nubwo ari cyo gisubizo kizana umunezero. Urakoze cyane rero, nicyo nashaka kubwira uyu munsi. Njye ni Shangazi Emma Claudine.